Anara. dutangiye turi kumva umugore uri gusenga cyane afite imbaraga nyinshi bakwereka hariya ngo ni muri mu buryo bw'umwuka. hanyuma hano dore barambutangiye kutwereka mu buryo bwa nyabwo ukuntu biba bimeze. hariya bari batweretse uburyo umuntu iyo ari gusenga biba bimeze, bahita batwereka mu mwuka uko buhagaze. hanyuma hano bari kutwereka mu buryo bw'umubiri, hanyuma nanone batugaruye mu buryo bw'umwuka. hano dore abashoramari uyu mugore ari gusengera, kuko ari gusenga avuga ngo abashoramari baze muri business yanjye. none hano mu buryo bw'umwuka dore ukuntu bimeze, uko ari kugenda asenga avuga ngo muze mu izina rya Yesu Kristo. uri kubona ko amasengesho ye, aya ni amasengesho ye ari kugenda aza. uriya muntu yavuze amasengesho ye, agakomeza agasenga rwose. abave ibumoso n'iburyo baze bashore muri business zanjye. ndasenze kugira ngo abashoramari mu izina rya Yesu Kristo. avuga no mu mwuka kabisa. wabonye ko amasengesho ye arimo aragenda ajya imbere. uko asenga amasengesho ye ari kugenda ajya imbere. hano baratwereka yicaye no hasi, kugira isengesho naryo riri gukomeza rigenda kabisa, arigenda ryegera aho rigomba kujya. hanyuma uyu mugore rwose atangiye kuruha, aracecetse rwose. ahise avuga ngo si ubukoko ubundi bintu ndi gusenga ubundi biri ahantu biri kujya koko rwose. ngewe sinzi niba bano bashoramari bazanaza rwose, ubundi bazaza. hanyuma uri kubona ko rya sengesho rye rihise naryo rihagarara, abibonye kuko nawe ahise arekera gusenga. hanyuma gatoya turabona isengesho ryahagaze naryo, kubera ko naryo ntago rifite ukuntu ryasunikwa, nta kintu cyo kurisunika. hanyuma sinzi ukuntu yahise abitekerezaho, arongera arasenga mu izina rya Yesu Kristo. arakomeza akubita isengesho rya hatari, aravuga ngo abashoramari mu izina rya Yesu Kristo ndabazanye bave mu mpande zose zo ku isi baze muri business yanjye. wabonye isengesho naryo ko rihise rikomeza rikaza. bijya bibaho kabisa umuntu agasenga ariko akumva acitse intege, kandi ntabwo uzi aho isengesho rigeze riza. hanyuma turi kubona rikomeza rigenda gake gake. bariya bona batatu bahagaze hariya nibo bashoramari, bariya ni abashoramari uyu mugore arimo arasengera, nibo ashaka kubaza bagashyira amafaranga bakamenamo muri kampani ye. hano nanone turabona ameze nk'ucitse intege, yabize ibyuya kabisa, yasenze ntako atagize, ari imyoje ukuntu. aravuga ngo ubundi koko ubundi ndi mu biki, ubundi bashoramari bazaza. isengesho naryo rihita rihagarara, abibonye isengesho rye naryo rihita rihagarara uko aretse gusenga. hanyuma atangiye kwihanagura ibyuya nkaho arangije gusenga ukuntu. ahita yibaza ngo ubundi ndabwirwa n'iki niba kuko bazaza byanyabyo, ntabibwirirwa n'iki ko bazaza. ahita yifatira agafone ke aragacana. akigacana aho ngaho gutyo ahita agiye nko gucana wenda nka WhatsApp, ahita haza umwuka wera yicara aho ngaho. ahita avuga ngo Mirobel senga. mwuka wera kwa kundi aza utamubona, ahita yicara aho ngaho kabisa, aramubwira ngo Mirobel senga. umwuka wera nararushye rwose, uhita ubimenya rwose iyo usenga urabimenya ngo nkeneye imbaraga. hanyuma umwuka wera aravuga ngo imbaraga ndaziguhaye, ngaho usenga kabisa. hano reka turebe uko bigiye kugenda. abashoramari batatu hano barahari bafite amafaranga, ariko igisigaye nuko isengesho ribageraho hanyuma rigakora akazi karyo. ahita avuga ngo imbaraga zize, imbaraga manuka. atangiye gusenga kabisa. arasenze kabisa. reka turebe ko rya sengesho rikomeza rikagenda. reka turebe. hanyuma urabona isengesho riracyahagaze ukuntu, ntago tuzi uko bigenze. reka turebe. hanyuma arasenga koko byanyabyo, yimarayo kabisa, arasenga avuga no mu ndimi. hanyuma hano turi kubona ba bantu bategereje rwose, nabo wagira ngo barabizi nabo icyo bategereje, kuko uri kubona barimo barareba muri kino gihande cy'isengesho aho riri buve. nabo buriya baba basenga ngo bazabone umuntu bakorana mwiza. rega buriya ntabwo ari uyu wenyine uri gusenga, buriya nabo umutima baba barimo barasenga. turabona noneho isengesho rigezeyo ritavuga ngo
rwose ngo sinzi rwose ndahageze rwose Imana ishimwe nari mbizi ko ari isengesho rizanzana hose ngo natwe twari tugutegereje rwose Imana ishimwe ubwo iduhuje nawe so Mirabel watubwiye ikintu kuri wowe tutazi ngo nitwa Mirabel ngo rwose ngo nababwire yuko nimushyira amafaranga muri kampani yanjye ntabwo muzicuza ndabizi neza ko bizagenda neza okay Mirabel urakoze rwose erega natwe twashaga umuntu ufite wikizere nka gutyo none se Mirabel watubwiye urashaka ko ibikoresho tuzabivana hese ngo rwose nabibabwira nose hasi umuntu wambwiye ngo ibikoresho twabivana iwacu mu cyaro hariya bose bahita batangara bararebana wiki urinda ngo niri byose wabikubwiye icyo twavugaga ibyo bikoresho byava mu Bushinwa gusa nta handi byava mu cyaro iwanyu ibyo bikoresho ku isi biri mu Bushinwa gusa none ngo uri kutubwira ngo biri iwanyu ngo noneho muri kuvuga ko ibyo bikoresho bitari no muri Nigeria barambaza ngo ngo ntabyo wari uzi ngo ntabwo uri tayari pe Mirabel ntabwo uri tayari munyibwirire rwose ngo aho byava ntabwo nari mbizi ngo oya katwigendere turabona utari tayari hanyuma umugore urabona ahise avuga ngo baragiye se ntabwo bagenda reka nze mbagarure ntabwo muri bugende mu izina rya Yesu rebara sekete atangiye kuvuga mu ndimi kabisa mugaruke mu izina rya Yesu ahita akanguka asanga zari inzozi yarasakuza cyane ngo mu izina rya Yesu ngo Imana rwose ibyirukane mu izina rya Yesu biriya bintu Imana uyu mwuka wera ahita avuga ngo nta kintu Imana igiye kwirukana muri biriya nta na kimwe aratangara cyane ngo wowe warasenze cyane kandi Imana yagusubije amasengesho ariko ntabwo biteguye mukawera niki ushatse kuvuga ko niteguye koko none se amasengesho subiza ibibazo byose oya ngo ntago ibibazo ngo yego nibyo ariko amasengesho ntagakuraho ko ugomba kwitegura ntagakuraho ko ugomba kuba uri tayari amasengesho azakujyana hariya ariko ukwitegura kwawe niko kuzatuma uguma hariya ugiye agasubira ngo amasengesho ngazanjyanayo ariko kwitegura nibyo bizatuma ngumayo nkagumayo nkakorerayo uziko ari byo mwuka wera arishimye ko wabisobanukiwe kabisa nawe arasetse ngo mwuka wera uziko ari byo disi ntabwo nari niteguye pe nasenze Imana iransubiza ariko nanjye nta kintu na kimwe mfite ntabwo niteguye nta nubwo nzi n'ahantu ibikoresho bizava koko wa mugani wawe mwuka wera abantu bagereho kumbaza ngo nzakora ibikoresho kuko ntazi naho biva ngo kubabaza niba biva muri Nigeria kandi nta nibiba muri Afurika biva mu Bushinwa gusa hanyuma mwuka wera nawe yesa kubaza ngo si nawe uriteguye akubwira ngo prayer will take you to the answer, preparation will keep you there. Amasengesho koko aza kujyana ku gisubizo ariko uburyo witeguye niko bwo buzatuma uguma aho ngaho amasengesho yakujyanye. Prayer can't solve the problem of lack of preparation. Amasengesho ntago yakemura ikibazo cyo kutitegura kwawe. Nizere ko kano gafilimi kagufashije kabisa. Ukore subscribe niba ukunda amafilimi nkaya ngaya ahindura ubuzima. Ukore subscribe hano kuri Comfy Beats kabisa, mutubwire muri comment kunumba mwabibonye kuko nibyo bikomeza gutuma dukora tukamenya ese turi gukora ibintu bizima bifasha cyangwa se nta n'ikintu bimariye abantu. Ariko iyo umuntu atubwiye umwe babiri batatu bakatubwira uko bimeze natwe tumenya uko bimeze. Ubwo rero turabashishikariza ababikunze rwose muhite mukora kuri kano ka video kaje aho ngaho. Niba ushaka kureba uburyo umugore yasenze ntasubizwe utukana kuri ako ka video akakanya, ariko nanone ntibibagirwe rwose gukora subscribe, ni inkunga ikomeye cyane. Yesu Kristo abaho umugisha.